Njyewe ngiye mu aho politiki ikorerwa nabanzanywe n'ikintu kimwe abanje gukora akazi k'ubujyanama ntabwo nabanje nk'uko ushobora kusanga umuntu ari umushoferi wenda wa perezida buri yasaba ari muri politiki urashaka ari umushoferi wa minisitiri wa depite cyangwa bikunda ntago abakorana nabo ariko ntago bari ntago rongera ajya muri politiki ngiye gukora politiki suko ntayishobora ndanayigisha kuri cano yanjye ndayigisha ntabwo nimba uri gukora politiki ni ikosa ntibyemeye muri politiki avuga gutya teori de la politique hari ikiganiro nkora kuri cano yanjye yitwa Aposo Mutabazi Official abantu 5300 ntago ari byinshi ariko chano personnel ntago bari bakeya kuko ngiye mbikora nka class muraza tukaba tugiye kwiga uburyo Singapore yazamutse tugiye kubihuza n'u Rwanda tugiye kureba niki mu Rwanda cyakozwe abantu bashaka ko bareba nabi nk'urugero kamwereka leta yaravuze ngo igiye kugabanya imisoro ku modoka zihenze ibintu nk'ibyo barabonye umuntu w'opposition itazamuka aravuga ati wapi abanyarwanda badafite ibirayi n'ibiryo ati bagabanya imodoka z'abakire ariko ngiye nshobora guhita mwereka mu bihugu bindi byakoze uburyo byazamutse kandi bigeza no kwishimirwa binatera inkungu u Rwanda nka Korea y'Amajyepfo bakuyeho imisoro ku masosiyete nka za Samsung na za LG na za Hyundai kandi zubatse ubukungu uyu munsi amafaranga Samsung yinjiza yonyine uyahaye u Rwanda rwahita ruba nk'igihugu cya gatatu muri Afrika gikize Samsung yonyine utarashyiraho Hyundai na LG kuba rero barakoresha style igakora ariko kubera analyse yawe itashyikira aho hantu ntubyumve igihugu ntago ari umudugudu igihugu si urugo hari igihe umuntu ashaka kuzana gestion y'urugo rwe iwabo agahita ayapurika ku gihugu ntago hari igihe bitahura neza rero uvuga ngo Mutabazi yagiye muri politike yitanya politike cyane ko ari ngiye umuntu abangukana kagiye muri politike atanazi politike cyari rero ngiyemo najyamo nk'umu technicien umu strategy analyst kuza nkareba ibyo muri gukora nkavuga ngo iyi strategy ntago ariyo ako ntabwo nabanje gukora politike ariko none kugira ngo bikore bisakuzi politike ikorwe ariko ntago bise kugirimo ngo yikine mu byukuri rero navuga ngo iki nuko wabona umuntu yaragiye umwana aherutse ari umuganga ukamubona kuri Arsenal wagiye muri football warize ubuganga kumva yagiye kujya avura abakinnyi style n'ubuvuzi ariko kubera ko agiye kuvura abakinnyi wababaze ko agiye muri football bose yagiye gutera kuri karindwi mu byukuri ntago Mutabazi apanga kujya muri politike ahubwo ateganya gufasha abanyapolitike kubafasha bamusabye gufasha kandi umuntu wajya kubideporeza ntabwo umuntu wajya kwitoresha ngo badepite dore ko no mu myanya naba nanga rwose umwanya w'ubudepite nagatangaza umwanya w'ubudepite n'ubumeya rwose imana izabindi ariko minisita buriya se minisita mu Rwanda buriya nta nubwo na nareba umwanya y'ubukoreshemo ya mpano yanjye n'ibindi si ukugira ngo ababikora ari ibintu bibi ahubwo ngewe nkunda kujya ahantu mvuga ngo tala zanjye capacité intellectuelle zanjye passion zanjye ibyo niyumvamo biranyemeza kujya ahantu nabwiye wanda bavuga ngo reba nk'urugero umuntu amamagaye aro niwe Mutabana Apotre Mutabazi ko dushaka kugira ministre w'umuco nyakubahwa nanjye nta muco ngira mwanyihanganira mugashaka undi muntu ufite umuco c'est ça kiri bazabigenga byandi bya barakora njya mbabona umuntu arabiza turijana akajya kwigisha abantu gutura bino bintu tubwiriza bizamo na partie spirituelle nubango uyitanga ijana niyo wabwiriza ukagira amavuta nkayakiza ayandi buza umuntu bitamvuga ni wagira Ben Hinn cyangwa wagira abantu Bernard Bonk uri kubwiriza gutura udatura n'ubundi ntibatura kaberetsa person aho ndabaza ndakubwiza uko ikintu uvuga utagikora mujye ubona se abantu babasambanye muri Kigali shababwiriza ntugasambane barayibwiriza shaho ariko nakubwiza ukuri ahubwo bari kwibapakiramo ngiye ko mbabwira korari y'Inyamatiko ahantu iririmba niyo yabiririmba nk'abamarika bavuye mu ijuru urwo rusengero usanga amatiko menshi ni ministeri bita RR Ministries ikora ibintu bya deliverance iba muri South Africa iba hano nka 15 nimba mbyibuka neza iba hano henshi no mu Rwanda hano bakoze research urusengero bagiye gusengera bakaba ati urusengero nta mukobwa muri koroda twari urusengero bagira ngo rufite umudayimoni w'indani usambanye bajya kureba babikurikirana neza bagasanga umupasiteri wenda washumbye mu myaka 5 ishize yari umusambanye kandi nta rimwe pasiteri ajya kurimba ngabwirize ngo musambane oya aho uravuga
ugasambane, kizwa ku gato no ku kanini, reka icyaha n'igisa nacyo. Ariko reka icyaha n'igisa nacyo biri kuza mu magambo, spirit iri kubikurikira niyo usambane. Abantu bajya birinda. Niyo mpamvu umuntu niba ari umunyamatiku kumwiyegereza cyane ni ikibazo, kubera ko spirit irakwataka. Neze yigeze gusengera ahantu hari abarangi kera nkijya mu Gakiza. Ngeze mu cyumba cy'amasengesho banyirukanyemo abarangi nka 700. Mwana magambo uwo mwuka wari wangiyeho, wari waje ngewe. So nuwango rero ni nkuko Mutabazi n'urugero. Twanabigira n'intego. Uje ukanyicara iruhande business we yarapfuye. Niyo nakisetsa gusa. Idea za business zitazizi. Namavuta mbaho. Ndaza nkaguhagarara imbere nkivugira ibindi bintu, wenda nkivugira ibintu by'ipolitike biraho. Ariko cya gitekerezo cyo gucuruza imyembe cyangwa se avoka cyarakwamye ukumva gitangiye kirazuka. Nuwango ni ibintu Imana yampaye uko gutyo. Donc provoka abantu gutekereza ku rwego rwo hejuru. Nigeze gukora conference hano muri Nuza muri Classic. Ndabaga ngo ngiye mwese ngiye kwahindura miliyarderi baraseka. Ndabaga ni mubese subire kuri kurugi umuntu tishyuye yishyure. Ko nishyuzaga 30,000 Classic Hotel. Ndaza kuvuga 30,000 ashire mbongeze nkandi se nkani miri bagira ngo n'urwenya. Ndabaga ni ndaza kuvuga ayanyashire mu mbongeze. Ntabwo bari bazi ko ibyo bishoboka. Basohotse bose bavuga ati mva batwemeje ayacashizemo turabyemera. Ko ndavuga ngira umunwa none bajya mu Mutabazi ngira umuntu buriya hari ahantu nigeze ngira muri Kenya numva biracomotse kandi bicomotse ndabyumva yaga none ungiye kuvuga ubu n'abahanura n'abakora bitangaze mushaka mwicare nabyumvise byacomotse kandi ndabyumvise naravuze barangije bahita bantegera indege naje na bisi bagata amavuta ufite ntagagenda muri bisi mu by'ukuri buri muntu wese namenye impano ye namenye gift ze ariko ubona te wose babireba yaririmbye agakubita wishaka nimburi Isirembonye wishaka kurimba style yatewe ntago bikunda. Ariko abantu mbona hari ubu babona Mutabazi ngo reka nanjye ngo nubwo ni pastor nanjye bwi ibi politike baragufunga nyuma y'imisi 3 ntago urarenze 3 kubera iki biriya birekere Mutabazi nibye buriya nanjye umbwiye ngo ninze mbwirize byandi mu bishyushye mugasimbutsa abantu uticakira asimbuka 7 nanjye byananira umwango ro buri muntu wese agomba kwimenya. Ariko icyo gihe umusaza wari urimo nababwiye ngiye bereka mubwira sinzongera kubakisha nubwo ndi engineer mu bwubatsi kandi nzagura indege pe nzayigura pe. Umusaza arambwira ati nimba ufite imyaka 29 ukaba tubwiye ibintu batubwiye nge nanjye ndabyemeje sinzi ko Imana ivuga se nabyemera atari ndabona wazayigura ati kuko ufite umunwa. Uwo musaza aravuga ngo wavuze bigeze hagati umutkuranje ari na mavuta abakuri Mutabazi nta wundi muntu yagira mu Rwanda kuza ukanyicara imbere nkavuga umutwe ukakurya kubera iki. Mind y'iburyo ni y'ibumoso kuko mind y'ibumoso ikoresha logique, mind y'iburyo ikoresha creativity. Nongo mind kuko abantu benshi ntago mind y'iburyo bayikoresha. Mind y'iburyo iratangira igaturuna kumva neza umutwe urashyushye hafi kumena amazi kuko ari n'undi muntu w'umuhanuzi winjira ahantu abantu zibazimye bagatangira guhanura. Ibyo ni ibintu umuga tuzi ko bibaho. You know that. So abantu rero niba bajye bemera nyine impano y'umuntu ayikoresha ukiri n'abafite ubwoba ngo bizamukoraho. Nese ubundi ko nabatwara kwa steri naje gusanga rigeze barenze umukingo agashwanyuka wese. Risk dimensi haraho bitabaze na ba Paulo babakeze umutwe. Nabo bari mu muhamagaro wabo bemera karo wabo. So rimwe na rimwe rero cyo kwibaza ngo ese ni umuhamagaro cyangwa ni ibintu yahimbye. Ariko niba ari umuhamagaro cyangwa ari ibihimbano nabyo byose bizamenyekana. Uko buriya neza agira ukoresha amavuta bigaragazwa na result. Yesu aravuze ngo ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabo. Ni amavuta sitewe. Amavuta nagaritewe bikore tubire naho ibintu byo kuzunjijisha ubishyire ku ruhande. Mu byukuri rero na Mose yavuze ngo uhanura byemezwe ko asobisoye umwigisha byemezwe ko abisobanura bigasobanuka nyigisha nyine nyigisha numve ndabyumvise nimishyira mu bikorwa mbone birakora nibwo ndamenya ko umwigisha wa nyawo. So rero ni ikintu cyaturutse ku Mana ikintu cya mbere kikiranga kirarwanya arimo bizi iyo ikintu cyaturutse ku Mana icyambe kirarwanya kibona abantu bagishyigikiye kikabona n'abantu bakirwanya cyane iyo cyaturutse ku Mana. Simoni yarebye Mariya azanye umwana mwiza ati twahara umugaragu wawe ndabona mbonye ibyo wansezanira arangije aho ngatari mama we nawe uwo tuzagucumita mu mutima avuga ati uyu muntu agiye kuba ikimenyetso kigirwaho impaka kugira ngo bamwe bagwe abandi babyuke. Ubundi yo hamagawe n'Imana kugira ngo kibagusha Mutabazi arabantu ngusha. Allo haleluya rero ukomeze mugwe cyane. Imana yagushyizeho amavuta yayo ushobora no kumwenyura abantu bati bose turafashishwa
nugasanga hari undi muntu ushyiramo imbaraga nyinshi wari umuntu wavuga ngo kuyambe nka Mutabazi ngo nzasoma ibintu byinshi ngo nanarize cyane ngo nubundi bikarenga ntibigira aho bigera kandi wajya kuri ugasanga Mutabazi relax nta bintu mba nakomeje ari umuntu banga ibintu byaye ngo birarebe ntago mba nashyizemo effort ngo birebwe simba nashyizemo effort ngo bitwike iyo ikintu kikuru kiba kikuriho ngo nahamagara abantu kubireba ntabwo bahamagara cyane ngo kandi ngiye ku rundi ruhande buriya ngica no kore for kugira ngo mveho sinkunda umuntu umushyika unyintera icyugazi mashaka kugira ngo nimbe hari point runaka z'ingenzi tutemeranyaho umbashe umveho kugira ngo amahoro ahinde hari umuntu guhamagara akabanza gusa no gushyira mu mitego umukozi w'Imana hari umuntu ngo mpamagaye ngo umukozi w'Imana ngasengere nganyaka ituro ry'ibihumbi 100 ngo ibyo bintu ngo urabivuga iki ngo mbona ngo uri umukozi w'Imana ngo muzima ngo utagira ibintu by'ubugegera ngeze kwitura nagufata nkanari gusobanura iminsi 5 mbere yo kugusengera akaza gusengera ku munsi wa gatandatu biga karyumva kuko iyo dushatse kwigira inuma ntagatifu kumamera niho umurimo unanira abantu mu by'ukuri Yesu yasize yazitura ahubwo umuntu kuba atari duha ko twebwe ntabwo dushinzwe kwakabana ituro twe dushinzwe kuryakira no kurihekenya ni ibintu bibiri icyambere kugira amavuta agufasha byarangiza tukaryakira icyakabiri tukarirya nizo nshingano z'abakozi b'Imana ikibazo weho ndegera ngo nta mavuta afite kandi arashaka ituro nimba rero akubwiye ituro si uryatse Yesu yarangije kuryaka warakwibukije cyobuze nanone bakabigakorwa neza nanone kundi kuyo bidakozwe neza abantu babikora mu bugegera ndabazi ahubwo se ninde ukwiye guhabwa ituro ninde ukwiye kuritanga umuntu wese ukwiye guhabwa ituro ni umuntu wese wahamagawe kuko Imana yavuze ngo ntakagire umuza mu nzu yanjye bokoboko ntago Imana ari sabiye ituro inzu ntago irya ntago amatafari ya munyu arya ibitoki nimba ituro ryara amafaranga ntago abika amafaranga nta mufuka agira amatafari usanze kunyubaka nububango babakozi babundi mu isano rya kera hariho umwami umutambyi hakabaho n'umuhanuzi abo bantu batatu bose nta wari wemerewe kujya kubari batajyanye ituro nta wari wemerewe umwami we yagomba guhita gukuzaho umutwe kuko we ayoboza inkota nimba uje kumureba nta turo umwami yagomba guhita yazanye ituro kandi umwami ntabwo yabaga akene yazanye ituro ntaryo yazanye umumanika hariya ntabwo yumvaga ikibazo cyawe mu manika hariya ntabwo yavuga ngo ariko se ngo ubwo ntafite ibibazo ibyibazo no kuba atabifite arabizi ko umwami nashaka muri Kongo aho kugira ngo ujye kureba umukozi w'Imana nta turo ujyanye hari abantu babyigishijwe aca ku mboga zimejeje akazisoroma akazizana wananiwe no kuzisoroma njye kugira ngo njye kureba umuhanuzi ntajyanye tuzi icyo nakora najye nakora ubuyedi iminsi 3 hanasenga Imana ngani wenda nta nubwo ari busanzwe buboneka umfashe mbubone ndajya gufurira abantu umfashe bampembe kibiri bampembye nkavuga nti igihumbi ndashyana umukozi w'Imana iri turo shaho aramutse umukozi w'Imana atabeshye rikurura igitangaza se kwagira igikurura rirakizana ariko wowe urumva ngo nanjye mfite no mwene Kishi Sawuli yari afite ibibazo byinshi yari yiriwe yiruka bageti mushira we rasigaranye igihumbi kimwe cy'akane cya shekeri yiza umugaragara mubaza ngo tujye hano ngo ari bamenya ngo icyavuze cyose giye gisohora noneho agatari ko abagaragu mutekerezo kwanyu mumenya aho babamenya bose bari ariko muri ni watanga ituro muri mwe ati none zajya kureba umuntu w'Imana utajyanye ituro ngo bari babizi ko ntawe ujya kureba abamenya utajyanye ituro bari babizi ko nta muntu ujya kureba umwami atajyanye ituro bari babizi ko nta ujya kureba umutambyi kandi umutambyi wabaga bamuhaye n'icyacu nakabarebi bose babaga babonye icyacu ariko hejuru y'icyacu bamuhaye iyo wakimwaga ku wa mbere ugakenera gusubira ku wa kabiri umukeneye ujyanaga irindi turo yari umuntu nzi yaje kundeba azana ituro yageze kundeba gatatu ku munsi kandi bukose azana ituro saa yine arankenera azana ituro aragenda saa munani yongera kungenera azana ituro nanjye ndashaka kuba muri ayo mavuta hari umunsi wigeze kugera ngewe n'abaye apotre nyiturisha abantu babyumve n'igiceri nkagituro ubwo uza excuse ufite ngo meshi mba nayatanze ntega njya mu murimo wawe Mana bese ubu ufite tiku ryishe kwishyura ntabwo ibintu birasebetse ariko navuye kwishyura ngo birasebetse ariko nagiye gutura muri ahantu h'akabogisi hari ukuntu acungaga bari gucuranga ngo ugaturira mu kavuyo Museveni hahita nyimanuramo igiceri kigwamo nacungaga umucuranza akubise ngo hahita mujyana mu njyana kubitamo igiceri noneho umunsi we ngikubitamo sinzi ukuntu yayibannye igiceri kirivugiza ndaseba ndavuga ni rero ngiye kujya ku note ya senyisa note ya senyisa nayo nza kureba ibyayo mbona bidasobanutse Imana yari insanze irambwira kandi hari ukuntu Imana insanga ikambwira ibintu nanjye njya nkora ikantuma nkaho bitandeba
hari abantu babwiriza ukagira ngo ibyo abwira abandi bo ntibimureba. Nk'abasambanyi mwe nawe abikora, nk'abantu badatura mwe nawe adatura, abantu badatanga nawe adatanga. Imana arambwiye ngo uzambwira abanyakigali batura inoti ya senyisa ngo yakabaye iturwa n'ababoyi n'abayaya. Mbwira Imana nubwo ibyo nimba bavuga ko bazandakarira bazangwa ku gakano, nzababwire ko mvuye mbivanye mu bihe byanditswe. Irambwiye ngo none se iyo umuntu atura inoti ya senyisa ajya ku rusengero ku cyumweru gusa, mu kwezi habamo ibyumweru bingaye 4. Senyisa gukubaka ni kangaye 2. None se nsobanura ukuntu umuntu hembwa 800, 200, 300 muri banke Beka atura inoti ya 500, mu yandi magamba atura 2 muri 300. Atura inoti ya senyisa umubino watanga icya 10 ni inoti ya senyisa burukaje ku rusengero. Donc atura 200 mu 200. Ubwo ni kimwe cya kangahe, nta nubwo ari kimwe cy'ijana, kuko 2 ni kimwe cy'ijana cy'ibihumbi desi, ntabwo ari kimwe cy'ijana. Kandi ngo n'amaturo we amaturo ye ni cya 10 byose biteranyije ni kimwe cya 200 cyangwa kimwe cya 300. Icya 10 Imana irambwira ngo rero none se nk'urugero 2 ni kimwe cy'icumi cy'amafaranga si 20. Umuntu ufite umushahara wa 20 muri Kigali hano Kimironko abakora iki? Umushahara wa 20,000 mu kwezi n'umuyaya. None se umuntu turi note ya senyisa nimbuga katura nk'umuyaya ararakarira Mutabazi, ninjye wazanye iryo jwi ryavuganye nanjye. Ubwo umuntu wabyumva kafureka arafureka mu bikiza. Mutabazi sinikurura abantu ngo mu nkunde, simbikururaho na gake. Ndi numwe y'Imana, sindi numwe ya rubanda, sindi depite. Intumwa ya rubanda ivuga ibyo rubanda ishaka, intumwa y'Imana ivuga icyo Imana ishaka abantu bumva. Kuko ibyo bantu bajye babyumva. Iyo ugiye kuvuga ikintu intumwa y'Imana urabanza ukareba ngo Imana iri kumwe nanjye, nicyo ureba ubundi ugakubita. Nebyo kureba ngo abantu ngo ntibari burakare, mukarakara nejo mukarakara ko mutampamagaye se. Hari abantu bavuga ngo none se ngo nimba uhabwa iryo turo ntihabwa n'abantu, oya ndihabwa n'Imana. Ubundi turo abantu bajye bifata nka gutya, turiha Imana, Imana ikariha abakozi bayo. Ni nkuko wavuga se ngo iki, wajya guha amafaranga Rwanda Revenue ngo ashanganya haye Rwanda Revenue yahaye guverinoma y'u Rwanda, leta igihugu cy'u Rwanda, kuko Revenue ni institution yashyizwe ngo yakusanye. Ntago rero abantu bagomba kubireba nabi, nuvuga ngo ahubwo umukozi w'Imana utari gituro ahemukira abakora mu murimo. Arabahemukira cyane. Ngewe unamvuze ngo hari umushumba utanshumba ngo ngiye mfite verity ngo kandi ngo umva ngo reka mbabwire ngo Imana yampaye umugisha ngo ntago mba nkeneye amaturanye ngo nta nubwo njya nyafataho mpita nsohoka sinzagaruka. Kuko Bibiliya yivuga yuko wowe ugomba gutungwa nanjye. Ubwo ruvuga ko ntagutunze n'ibyo ndekuraho ntago byambera umugisha. Byanditse muri Bibiliya mu Bakorinto ngo iyo ubibye iby'umwuka ni itegeko yuko nabo babibi by'umubiri. Iyo ibyo bitabaye bya bindi by'umwuka warekuye ntago bikora. Ni itegeko ry'umwuka ntago sinakubwira ngo iki. Njewe hari igihe kigeze kugera ni igihe cyatambutse mu gihe cy'ibyumweru 3 byonyine nakira ituro rya miliyoni 11. Ntago ari urusengero njewe nkanjye. Nicyo gihe iryo turo riri kuri konti. Senyisa yawe ariyo yarasigaye mu mufuka. Ndakubwira ni igirayo gatoya, igira ngufashe. Igira ngufashe nimba byakugoye reka ngufashe. Aha ngano hariho gukira kwawe, ni wari umugisha wawe. Nuwa ngo nibyo bigukiza. Ahubwo twanahurira Korani nkagwa senyimiri. Ariko noneho gutura byaro kwabyo senyimiri nguhaye nyine mfashije masikini. Ariko kiriya gihe umituro ntabwo ari n'abantu bajya gutura bakagira ngo bari gufasha masikini. Never. Ituro si gufasha masikini. Ngo disi ngo nabonye umukozi w'Imana ngo shanga iminwa yumye mu habibiri. Mana my God. Yari ibintu navuze abantu bandeba nabi ariko ntibakandebe nabi. Njewe nabyakiriye mu buryo bwo kwizera. Naje kuzamuka namwe ngo ngiye nturi 10,000. Nimba ntafite sinzatura. Umunsi we ninjira musenye ufite 7,500 sinatura. Ntashye rero umwuka arambwira rero ibi bintu Satani yabigutegeramo ukazajya winjira ufite 9,700 sintura. 10,200 tse natanga 10,000 none nigira inama. Iyo ngiye kusenye ntafite 10,000 ndabiguza. Namara kubiguza nkabitura. Nta munsi wari mwe ndabiguza ngo ndari ntabyishyura. Byambayeho kabiri gusa. Indi minsi iyo daimon yarapfuye. Aro nguriza 15 nzayagwa nkejo cyangwa ejo bundi sinzi igihe nzayabona ko ni vuba. Akanyohereza 15 kuri mobile money. Dore ubu dusigaye tura kuri mobile money nkatura 10 bitanu nkabiryohamo bwa mbere mbikora ku mugorana bwageze ku mugorana mfite 47 kuri konti y'ituro gusa. Umuntu amamagara ati ndumva nabuze amahoro ndashaka kugura.
kugura fanta noneho nga kabiri mbikoze naranye 75 dayimoni barapfuye sindongera no kubikora no sindongera gutunga umufuka utagira 10 kandi ubundi apotre ubundi akabaye abafite ijana kuri mobile money byiwe ugerega tujye tureba bibiliya yanditse gute uri visionnaire none se unko umuhanuzi hano munsi y'amavuta yanjye ampamagaye akambwira ngo agiye kuburara ngo ngomba guhita nohereza 10 ntawe ari mbyara ngo zamara kwizera ngo ngusengere ngo ndabikwatura uramwaturaho ibiki ahanura munsi y'amavuta yawe Samuel niwe watungaga abana b'abahanuzi bose ku musozi wa Shiro niwe wamenyeraga inzu ruwaye nta muntu wakabaye hanura munsi y'amavuta yawe akabura ko yishyura inzu nawe uri kuvimba ngo urapotre wahe umuntu hanura munsi y'amavuta yawe ntiyabuze tarani yo kwishyura inzu irukanka uhita uyimwishyurira nimba urapotre muzima Yesu niwe wishyuraga umusoro wa Petero niwe wishyuraga ibiryo abagore umugore n'umwana wa Petero bagomba kurya kandi ko numwa 12 zose yagomba kubagaburira bo ubwabo akagaburira abana babo n'abagore babo akabambika abana babo akabashyira mu mashuri akishyura uribuka yuko Gehazi ajya kubeshya Namani yamubwiye ngo iki umwana w'umuhanuzi ahingutse kuri databuja ngo karakeneye imyenda y'amasuti meza yo gukoresha ibirori ngo muhereza amasuti nk'aya meza amatuxedo nkangahe nubango Elisa niwe wagombaga gufinansa ubukwe n'inkwano niwe wagomba kwitanga ku mwana w'umuhanuzi ni gute apotre nyine buri 1000 erega dukora umurimo hanze ya Bibiliya dukora umurimo ariko ntabwo dukurikiza ibyanditswe Bibiliya iravuga ngo umuntu ubwiriza ubutumwa wese atungwe nabwo Theo bose babireba yaza kuririmba yakwa 400,000 ugakurura iminwe ngo urumva iki igiterane cyawe cyari kuzamo abantu yataza kukiririmbamo mwarangiza mukirwamo umuvuga ni namwe mwamuteje ibyo mwamuteje ubundi nka Theo bose babireba abana bagomba kuba biga Green Hills na bugingo no iyo baza kubaha amavuta yari afite mu gihe cye ariko urabivuga ngo urumva kandi uri kubivuga we afite vewiti anahembwa miliyoni 4 buri kwezi zijya kuri konti ngo yango mwe mukorera Imana ariko se uko miliyoni 4 zijya kuri konti ukorera iki ni Nyabingi ukorera ni Dagoni nasi karotis uzu farisayo ba mu murimo so mu byukuri rero dukeneye ko abantu bagendera mu byanditswe kandi twumvikijwe ry'Imana rivugana natwe nayo byamutabazi azahaguruka Imana ivuganye nawe abantu bati arataniye yewe na Yesu bamushinjiye ko yataniye Paulo ashinja intumwa ko zatanye aziraramo azishakira inzandika arakubita kandi ikindi kuba Imana yavuganye nawe ntago byavuga ko batagushota na Yesu baramushose ahubwo mu bimenyetso bigaragaza ko yavuganye nawe no kugushota bizamo gushota se ko bagushota hari igihe bagushota Imana yagera ku ruhande igakora igitangaza ukemerwa ariko gushota ntibijya biburana n'uhamagawe n'Imana ushotwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi na Yesu yabwiye abantu ngo none se nimba bise uwabahaye amavuta uwabahaye umuhamagaro bamwiseberize bure mwebwe kuba ko mukorera shitani byabananira nta wari umuntu ucumuzwa n'ibyo banditse muri content nge nanizo njya soma mfite secrétaire uzisoma namubwiye ni iyo uzajya ubona ni nzima uzajya uyinyereka umunsi uzanyereka content ipfobya amavuta yanjye uzataha unyereka content ivuga ngo wamwesikorowe iyo nuyinyereka nawe uzahita utaha uzayinyereka content ivuga ibintu bizima wenda hani ibinenga ariko ikanenga harimo ubwenge buzima n'iki umuntu araza ngo nasomye ijambo rivuga ngo mwaherewe ubuntu mutangira ubundi ngo muri abesikoro wasomye ijambo aherewe ubuntu abana banjye se barya ubuntu urusengero se rwubatse ku buntu ubwo buntu uvuga ngo wasomye akajambo kamwe muri bibiri ukanoborayo ahubwo reka nkwerekana n'iriya jambo tugomba kurikoresha nakoreka mbivuge nka potre mpagaze mu mavuta y'intumwa nimba hari ikintu kirimo abazimu kirimo ubugoryi kirimo ubwenge buke kirimo inda nini nukubona umukozi w'Imana agurisha imodoka ubu twicaranye hano ngiye kwishira imodoka nzayagenda ubu twicaranye hano ariko mutabazi nimwumva ngo yagurisha imodoka ntimuzongere koma gatoti kanyu ngo vuga nk'umukozi w'Imana ibi bintu umukozi w'Imana kenshi iyo abonye imodoka keretse wenda uyibonye yacuruje akayunguka ariko kenshi ibona ari turo nureze mbabeshye nge nagiye kuri channel yanjye ifite 2500 ndagani ariko buriya mwangura imodoka uhereza amafaranga mwese sinyiboneye ubuntu mwahere ubuntu mutangire nimba ugiye kuva ku modoka miliyoni 2 ujya ku 5 ya indi 2 gitange nawe wayibonye uyihawe
ihereza umuhanuzi wakoraga munsi y'amavuta yawe. Nimba ugiye kuva ku modoka y'eshanu ujya ku ya 20 yayindi eshanu yitange. Kurasanga mu apotre yashyizeho mu komisiyoneri ngumushakira ngo nabonye umuntu mbiba y'imodoka ngo yagatangaza ngo mushakire mu komisiyoneri ugura yayindi. Bo nabazimu. Nabazimu. Kandi afite abapasiteri n'abavuga ufite wanayiha n'umuririmbyi wa genda usenga Imana ugira ati Mana wambare ukanyereka umuntu mpini yo modoka. Ikintu waboneye impano gitangire impano. Icyo waboneye ubuntu gitangira ubundi. Ariko nanone twihuza amagambo menshi. Yesu yaravuze ngo ababwiriza ubutumwa batungwe nabwo, uririmba tungwe nabyo, uhanura tungwe nabyo, uwigisha tungwe nabyo, umupasiteri atungwe nabyo. Ariko pasiteri umuvugizi arashaka gutungwa nabyo. Umuhanuzi ngo nubukorera bushake we ntatungwe nabyo. N'akantu bamushyiriraga mu mufuka ngo ntibakongere kukamuha ngo ndabiciye ndi umuvugizi. Usumva atari ikibazo. Abana bawe biga abanjye baragira niko twakunda vuga kera. Abawe muvugizi bige abanjye ubushake baragira. Kandi turakorera Imana imwe, turakorera mu rusengero rumwe, turakorera mu muhamagaro umwe. Ibyo ni ubujura. Ubu nubwo ni ubujura. Abayobozi b'amatorero bashinja babana bavuga butumwa birwa bazenguruka ngo nabesikoro nabajura. Abesikoro ni bandi bayigenda muri za vewiti. Ibyo wenda tutarabonera gihamya ko bayariye bakanabuza wa wundi wirwa zana abantu kuri Kristo kugira ngo agire icyo yakira. Ahubwo bare bakabaye bagaragara bavuga bati rwose mwaba Kristo mwe muba muri ritorero rya helicopter cyaci munabizi ko ndi umuvugizi ugenda mu modoka ya V8 n'umushahara miliyoni 4 abo ngabo bushake ni bajya kugera rwose ujye umupfundagira 10 cyangwa 5 nabo bagenda abana be barare bariye haleluya. Ubundi umushumba nuko yakabaye agira. Nje nabwiye umuhanuzi umwe yabaga mu ya 13 ndamwanga ijya mu ya Senkani ati nuko nayo njyangera amezi 3 yananiye ijya mu ya Senkani uhanure munsi y'amavuta yanjye nuramukubuza ukuyishyura njewe nzajya namwishyure nk'amezi 3 turamugana nawe ujye yishyurira. Arayishyura ejo bundi yagiye mu ya 70 namwe ndashaka kuzakubona wageze mu ya Truas ukiri umuhanuzi nta salere ufite kubera amavuta. None seka nkubaze mfite urugo ibyumba ishambure nye na saro igipangu cyanjye nyine mfite n'inzu ya ghetto mbamo hano i Kigali nyishira 80 icyumba kimwe na saro. None subwo umuntu afata umuryango agenda ushyire mu nzu ya 25 nayimunanire kuyishyura nimunaniza unamushinja ubwesikoro. Ibyo ni iki kandi wamubura ariko mukozi w'Imana ngo ubusenguko Imana ko yarwaye amavuta ngo mufashisha abantu b'Imana nawe yarwaye amafaranga ngo ujye uyahamitura abakozi b'Imana uko yamuhaye amavuta ngo abagufashishe niko nawe yarwaye amafaranga ngo yamuhereze. Ubundi ndyarihimwa n'indyamiriza. Yesu ntiyigeze ahirahira kubwira ababemba kijije ngo nibajye kure umutambyi batajyanye ituro. Yagomba kubabwira mwarya ngo kuki mwe mwatanze cya 10 umutambyi ntariyo mugene mubwira ati icya 10 cyacu se n'wakiwe. Umva umushumba yakira icya 10 nimba ari wabonye miliyoni 10 umuhe miliyoni. Ariko ejo nuba ufite igikanseri ukeneye akurambika ibiganza nuba ufite intambara mu kazi ubona bagiye kwirukanisha wongera ufata icyamverope gikubitemo Truas urangiza uze uyikubita imbere ye umubwira uti mushumba hari intambara ihagurutse kandi nkuzi amavuta y'Imana. Ariko ibyo nubivuga ngo mutabazi n'umuntu mutabaza kunda amafaranga. None se gusanga ayo mafaranga nayahawe n'abantu batatu kandi ngo nkundwa n'ibihumbi 100 njewe ndababwira ukuri nk'intumwa y'Imana ibyo kubikora no kutabikora rwose nushaka utazabinkoraho ariko byibuze ugende ubikore ku wundi. Ikibazo cy'abakozi b'Imana batari abapotre ariko uretse ko nabitwa abapotre benshi muri Kigali mbona badakora nk'abapotre wavuga ibimureba avuga ibizana umusaruro we gusa kuko arya icya 10 arashaka kuvuga ku cya 10 gusa kutavuga ko ituro ry'umuhanuzi simpanura oya burivugeho. Nese nabantu baba muri ministeri yawe kuki utabwira amatoro ushumbye ngo bajye baha abacuranzi n'abaririmbye amafaranga. Uzi kuntu abacuranzi bavuze ngo ntago bakizwa ngo kubera ngo baka amafaranga none se bagiye gucurangira handi ntibayabaha. Erega ikibazo cyo guhereza umuntu amafaranga ni iki? Paulo yabivuze neza yeruye ndafashijwe ubundi ari bwa amafaranga ndafashwa. Hari ibintu bibiri bituma mfashwa cyane amafaranga. Iyo ndi kuvuga amafaranga na politike mvuga mu ndimi buriya nshobora kuvuga kuri channel yanjye abantu bazaze babirebe mvuga politike nagera ahantu nkumva byinjiyemo neza nkavuga niri
ndumva ndimbyumvishe neza ndumva mbyumvishe neza iyo mvuga amafaranga nza namafashwa kandi ntago bwakira ntavuze amafaranga nijoro amafaranga ni nijoro kiranuka jya mu ijuru nese ko tubwiye kiranuka ko maze imyaka 30 mwisi nyiri byondo ko yishyurwa kashi iyo ngiye kuri moto ko banyishyurwa kashi